Padi njyewe wabagendereye mugendereye burya rero umukozi w'Imana kugendereye ubona imigisha gusa ariko muricara se oya ndi kwihuta murihuta muhagaze reka murihuta mbona muhagaze reka mwicare yenda niyo migisha se umugisha se ubwo mwayima mwihuta gutyo reka mba hagati mube mwicaye nta kibazo cyane no kuri karibu Padi Nyagasani Yezu aguha umugisha yego kamushyirireho urugi Nyagasani Yezu namwe umugisha nawe tubuhorane no icyanzanye ubu nje kukugisha akanama Padi iki kintu kirakomeye gituma uza kundeba ni akanama ariko uzangirira akabanga ibanga turarigirana se ni gute utagira ibanga umukozi w'Imana cyane ko nta ibanga muba mugira ngo muba muciye muri ibintu byose mukora biba byemewe rero buriya narakwitegereje mu bagabo bose baza gusengera kuri paruwasi ko ndazana kenshi uyu munsi ndaza mbona ni wowe mugabo ujya mu bagore ujya mu bagore cyane Padi murandondoye se cyangwa oya suko nabyeretswe mu nzozi oya di narakugenzuye mbona ujya mu bagore ndavuga nti ko nanjye mfite ako gatekerezo wazaza nkakugisha inama ariko Padi byanditswe burya urebye neza nagira imbaraga ziruta za Salomo nagira imbaraga ziruta za Dawidi nagira imbaraga zande ubwo ngubwo nyine ni ikigeragezo ni imbaraga nkeya ziba zaje ariko ubundi rwose Padiri ntabwo ari ingeso zanjye rwose oya ntacyo jya ubajyamo ariko uzajya uza tuguhe penetensiya ahubwo nyine nanjye nshaka ako kantu ko kujya mu bagore urashaka kujyamo Padi oya urashaka kubaho umugisha n'ubundi mujye umugisha ubasesekaze ariko ntukabusesekaze ujye useka no ku bagabo ntuko abagore gusa ntabwo ari byiza oya ntabwo njye nshaka kujya mu bagore njye ndashaka kujya mu bakobwa kagira inkuru rero urabona iryo korari hari umukobwa urimo witwa Nene cya kindi ndakizi kiri ni ukuri ni mwiza si uko wagira ngo ni mubyara wa Bikira Mariya buriya naramurebye rero numva ndamukunze ndavuga nti ese wazaza nkakugisha inama ukanyigira nyine nk'umuntu usanzwe ujya mu bagore ukambwira ukuntu batereta nyine ku buryo namusaba no kuri gahunda akama nkumva uko bimera Padi icyo kintu nzabye kirakomeye oya gerageza kandi urashaka ko nkwigisha gutereta Padi igiye nkwigisha gutereta Padi hari isomo wigeze wumva na rimwe ritagira menerivare ese inshuti ya Yezu urashaka ibihembo ndashaka ibihembo ibihembo byo nta kibazo nka menerivare nyine nkanjye nkakwigisha nishimye erega natwe tuba byaratuvunnye nta kibazo tuba twarigiye mu mashuri akomeye kugira ngo ngo njyewe unyigisha gutereta nanjye nzaguhemba penetensiya Padi muhaye penetensiya iyo penetensiya nawe uzayihembe ngaho nyigisha gutereta penetensiya urayifite ntabwo ari kubasuzugura ntabwo ari kubasuzugura umukozi w'Imana ntabwo ari kubasuzugura umukozi w'Imana ntunyubahuke uri intama ngenda umushumba ngaho nta kibazo unyigishe gutereta nzaguhemba amasakaramentu ariko Padi mu bintu byose utunze ibyo ni ugomba kumpemba ibyo ngibyo uzabihembe abo bandi bose babikeneye igihe ntabwo mbikeneye utamaye amafaranga ntacyo navugana nawe biba byaratuvunye yaje mu bantu rwose wari mu mashuri y'amaseminari uri kwiga icyongereza gifaransa ntabasha kuvuga ubwo nange nari kwiga ahandi bijyanye n'ibyo byose muba mukeneye namwe ngaho nta kibazo kuri paruwasi buriya tuba dufite ibiti by'imbuto zose nta kibazo wengishe gutereta nibikunda bigakunda akama no kuri gahunda uzaze nzaguha ku mbuto imyembe amavoka
imineke tuba tuyifitiye kubera nta bana tugira buriya biba bihari rwose birahari biruzuye uzaze nkwera imyembe n'imineke wirire rwose wa mugabo we ariko nanjye nyigishe yewe padiri we noneho urancekeje niko padiri niko abana noneho uhisemo kumpemba ariko padiri biriya bintu ukuntu bigora padiri ari amasomo uzi ukuntu agoye aya masomo uzi ko no kuri interineti bamwe b'ubu ngubu wajyana kuri interineti ntaho wayakura aya masomo ugiye kukwigisha padiri ni ya masomo uzamenya neza ko bisabwe nuko bigenda noneho warangiza wagize ngo bizajya bikugora se noneho gutaha ubwo iryo somo uzarikoresha ariko se buriya padiri ubundi uzabikoresha kuri nene ko hari n'ibindi mbona bimeze neza wafashe ibyo bindi hoya nzahita mfatiraho wowe nta kibazo niba ari amafaranga ushaka njye nkwemereye 20,000 ariko nanyuma uzayansubiza nanyuma rwose uzayansubiza padiri koko uzaba winaniwe n'umwanya wanjye nzaba nataye umunyeshuri mubabaza umwarimu ubwo nanjye uzaba umbabaje ahubwo uzanyongera uzankubira gatatu kuko none ndakwigisha wowe bikunanire mwarimu niyo yatanze bahita devoir rimwe na rimwe bakayita devoir à domicile ntabwo tuba twarize devoir à domicile ariko ntabwo mwa warabyize mwana mwiza mbaye amashuri devoir à domicile nzabanza ngo devoir à domicile ku bandi bose badateye nk'abariya kubera ko ntabwo ari gupfa kwisukira burya no kuri kategori uhera kuri A B na C ntabwo upfa kujya ntabwo ari byo rega amashuri buriya natwe twarayize buriya twize n'ikilatini ariko ntabwo twize gutereta ngaho nyine mbwira ubundi ni iki nakora kugira ngo mufatishe burya aho igitsina gore kiva kikagera bakunda ibintu bibiri icyambere ni amagambo meza aryoshye asize umunyu ikindi cya kabiri bagakunda keya yongeyeho n'ibiryo ikindi bagakunda witwara nk'abasirimu ukifata neza ugafata icyuma aho kigomba gufata niba uyobore kandi ntukarya nk'abasirimu kandi ukarya bikeya yo none wese inshuti ya Yezu ubu ngubu ko mvuye kuri paruwasi ntariye kandi nkaba ngiye kumusohokana ubu ngubu ndamugurira ibiryo ajya arya mureba mu kanwa aha padiri uzi n'ikindi ndibutse aho kugira ngo misiyo yanjye ipfe cyangwa nawe ugereyo ukubita igihwereye uzana ibiryo urye ugereyo wahaze ubwo icyo gihe urarya nk'abasirimu gake ikindi cya kabiri kugira ngo ugaragaze ko uri umusirimu cyane urasigaza ntabwo bijya ngo bimare abagore ntibabikunda urya cyane haravuga tuyazandira mu nzu akase mu nzu ubundi kutashyize kumushaka oya naho twe twaryaga ari gukomeza kumuhobagiza gusa oya ngese sinzaba ndi kumuha ku ntuze nkese no imaze imyaka itana kwa n'ubundi ageza ngo sundi yagukira ntacyo reka ntacyo ubona muheto teshuka inshingano yahabwa n'Imana umuntu amaragira agatangira akaba atangiye gushaka kugenda akinja mwe kandi iyo ashaka gukinja nanjye niyo ndagiye akanze nkwereke padiri kugira ngo reka ngukemure ikibazo rero kugira ngo nyine uze kwitwara neza kanze yego rwose nibyo nawe se ubundi Padiri no Imana data nibiho umugisha vuga ngo amena muri amena gahore buryoherwe hagore buryo bakayigira intungamubiri bukigira intungamubiri rwose iraryoha ariko umuntu unyangamugayo ntakunyo naho sugira ngo naho mu ntuze ahangaho hakaza mwinshi amazi mwinshi naho ugira ngo ubundi mu gipadiri avoka nk'izi ntabwo tuzibona izi ni iz'ababikira barabikira ko barya neza ko barusha
wari utarahiye neza hari ukuntu nta kibazo nta kibazo n'ukuri n'akagi warya bigakunda n'akagi mu kanya arakuzana n'ibishyimbo rwose ndabirya rwose ibiryo rwose n'ukuri ugiriye inama nza ngende nahaze nta nubwo biratinda mu ibi ngibi bituma umuntu yitwara neza ibi ngibi kuri paruwasi tubirwa n'amaso rero gusa niyo mpamvu mbona bahora batohagiye haba n'abeza ntabwo uzampa pasi umubikira umusenyeri yanyirukana ariko ntacyo nanjye nakigerageza ndangirize iyo dosiye ikidosiye mbaze nyirangirize ubwo nanjye nyine urakoze rwose Padiri wari ushonje n'ubundi ariko reka hari n'ibindi ndakuzana n'ibindi Padiri uracyangaburira ndacyakugaburira ni ukuri n'amasosi voka ni ingirakamaro burya Padiri voka ni ingirakamaro nkuzaniye n'indi kubera ko iriya nabonaga wayiriye ufite courage wayiriye ufite courage mbona yuko rwose buriya twebwe uradukunda ibi biryo biraryoshye kuri pe ahubwo intama zawe burya natwe tuba twagerageje tuba twagerageje rwose intama nazo ziba zigomba gutanga umusaruro bon appétit ariko umusaruro ukomeye wongereye ese urumva niko muvuga ngo bon appétit turavuga ngo swarutusu okay ubwo ni ikilatini hanyuma bagasubiza ngo anusi anusi bijya kuvugika neza nka okay hanyuma rero aya mafunguro araryoshye buriyongeriye umumaro ukomeye wongeriye ntabwo ari ukuza gusenga cyangwa ugatura ahubwo ni uko ugiye kwigisha gutereta ndi umusaseredoti by'iki gihe babyita pase ubu ngo upasinze pase ubu nguhaye pase uhaye pase umusaseredoti nguhaye pase kabisa uri muri twara neza nk'umuntu ugiye gutereta uri muri twara neza nk'umuntu ugiye gutereta ni uko ubu n'abandi bose iyo bagiye gutereta bagenda bahazi bakitwara gutyo neza oya ndahaze rwose kandi bashobora kuza gutura nk'abasirimu kugira ngo bagaragaze ko wihaye bagaragaze kandi uhita ugenda ukagaba washaka ukanagaba paruwasi washaka ukayigaba washaka ukagaba na diyoseze washaka ukamuha na Roma gutereta neza na Roma arayitanga ndayikugabiye nabyo ndajya mbitanga ikiriziyo ukayitanga biriya byose ubona ko mufite n'amasambu manini nabyo ukabitanga ukabanza ukamuha n'umugisha na ukarisitiya byose ukayimuha karisitiya muri zasagutse turi muzigira mute ko tutazimaze ndazibika zo ntabwo nzirya aho na Yezu yantangira ubuhamya none se nta n'agakoma ufite ngo ngende nkanyweye kuko mama agakunda nako Padiri nacyo kirahari kakikuzaniye se Padiri ko wamamagiye ngo nze duhurire hano uranshakira iki nyine nakurebye ndavuga nti reka nze no nukumva barira Sekibi yarandogoye nyine buriya jya nkureba uri kuririmba muri korari rwose ukuntu uririmba neza soprano nkavuga nti uriya mukobwa uri mwiza mbese wenda gusa na naho rwose ariko muryoherwe aya ni amafunguro y'idivayi ikoze mu muzabibu buriya ngewe ugiye uza kunsura atari mu misa nyine ukantelefona nazaguha ku mitingi hari igiti cyitwa imitini kiryoha cyane naho ubundi njya mwitegereza ariko se Padiri igihe wasuriye ntabwo uruha oya ni impanuka nuko ye none se noneho impanuka yo gusura turamenya yishingirwa nk'iyi asiranse none no ntabwo ari njyewe usuze papa yarihuse no kubikorera madamaze ntabwo ari wowe madamaze nuko
reka gato mbanze ngira akantu nkemura ariko ntugende hari akagifuti nakuzaniye ubwo ejo bundi mperuka mu mpuze narakaguze kandi n'uwe rwose ubwo hasi atari imisuzi wabitse muri box ngo ni gift none se kari byanyeretse